Sikuna abagore uskuni yambwiye wiretira gahora ngo nubundi nahoraga nkubura ngaho ngo wagiye nahe ngo none ubu ndagufite wakongera kumbwira ngo amasaha yagufasha gufatira hese kandi uri mu rugo ari mu rugo bona madamu wanjye ni icyuki cyotara kiriya KEZA abana bazanye nshinga nagukuye uzi commentaire zihari ngo genda yakanguri kwihara ngo KEZA ni mwiza cyane ngo nago yakwemera ngo bitakabizu babibona gatambike hano none se ubwo yeme hari kinini nakubwiye muri iguma mu rugo KEZA ndashaka kumutera inda ko iyi 15 jours iminsi 15 ndashaka ko agomba kuba twite ku buryo wenda Yes, reka nongere mvuge ngo mumeze mute nizere ko ibintu byose bimeze neza ariko mwihangane mwo kabyaramwe gahunda ni yindi niguma mu rugo twongeye twagezemo bari mu mujyi wa Kigali mwo kabyaramwe twubahiriza ingamba ndetse dutegereza iminsi 15 leta yaduhaye nago itwanga ahubwo no kugira ngo ubuzima bwacu bumere neza twirinda icyorezo cya COVID-19. YAKA rero kare narababwiye mu interview mwabonye twakoranye na YAKA MWANA turaturanye iwanjye hano YAKA MWANA nawe abamwe hano na KEZA ndagira ngo ngende ndebe se babayeho gute muri uyu munsi twatangiye muri lockdown ya COVID noneho ndavuga ngo reka ngende ndebe kwa YAKA bimeze gute bari gutangaza iki barimo barakora iki ubuzima bumeze gute YAKA na KEZA reka tugende turebe ndebe uko bimeze noneho menye ngo ubundi ubuzima umugore n'umugabo baba babanye bate nimuze ko YAKA MWANA yifitiye icyana cy'ingo KEZA gahunda nyine nakazi mwanumye kandi ngomba gukora iyi ni yawe TV ngende yawe ushaka kwamamaza wo kabyarawe waje abanyarwanda bakamenya ibikorwa ukora bakareka kutabimenya bizane babimenye reka twigire kwa YAKA MWANA turebe uko hameze ariko ubundi murahabona murazi kwa YAKA MWANA ni hararuguru reka ngiye mu nkurikirane ubundi tujyane ngiye kureba kuntu gahunda zimeze muze tugende Yes rero muze tujyane nyine mbageze kwa YAKA bimeze bite lockdown ni stay home ngiye nibereye home na madame ariko none okay abana twatwikira gahunda ni ingiyi nyine foto gatebe yicara tuba nyine niguma mu rugo tuba twibereye mu rugo natwe turi kwikinira agakino na madame twibereye home twiganirira ahubwo musanze tumaze kurya ubugari sinabwiye ko ndya ubugari mu gitondo ngewe uyu mukino zuri gukina wita ngo iki nakana gakino kabasiri bawita case ntabwo ari case ya byeri utayirone bawita case KEZA bimeze bite ni sawa cyane nkuko ubibona nyine wenda kuri bamwe namwe ntago ari sawa ariko twebwe tumeze neza nubwo ari guma mu rugo ariko nyine turi kubicamo YAKA ndabona umeze neza ubu muri gukinira intego ubu namutsinze aranguriye no kuvuga nanjye natsinda ariko kana nagara kasura agatsindira uranywa kunga ko nutsinda nibwo ndi buguye kana ndamutsinda madame wanjye nyine twibereye stay home nyine turi kubahiriza amabwiriza urabona muri iki gihe cya COVID urabona corona iri kwica abantu cyane abavandimwe rwose mugerageze kubahiriza amabwiriza urabona nanjye YAKA MWANA ntuzi ukuntu nkunda agacupa no kwisanzura muri za kabari ariko ubu madamu yankize kuri gahunda ndi kukanywera mu rugo gahunda ni guma mu rugo ni stay home kabisa KEZA ariko sha banze umugabo aryoha koko ntabwo ubibona nicyo kintu kiba kiryoshye hagati y'umugabo n'umugore muri make urugo ruraryoha ahubwo ubu mbese wamfashe none ubu uri gushimira leta sikuna abagore uskuni yambwiye wiretira gahora ngo nubundi nahoraga nkubura ngaho ngo wagiye nahe ngo none ubu ndagufite wakongera kumbwira ngo amasaha yagufasha gufatira hese kandi uri mu rugo ari mu rugo byera yikenero kayiza ubu ndamara iminsi mubona uko mushaka ariko nyine nyuma yaho wenda azongera agenda ariko nisaba cyane nanjye nde dukine sheri ndagutsinda nakwiye bebe ubu imace ngiye kuyogeza YAKA kabari y'umugore
sheri ntago nakwiga nawe rigiye ihe nzajya nanakwigisha dore iyi ngiyi uba wayiriye kare kankurye ngewe sheri ubaha rwose nakwiga siri kunjya ari kunyiba ari inka ye ako yakabona no guri no kumwiba oya se wakwibashira kano no mwigisha kandi kantu umurya kantu aguha biso akurya akantu aguca ibiti andya akantu kurya nyine hariya mu ariko abanyamakuru mwabaye gute ariko emi kuko buri gihe iri kunkoresha ikiganiro ukunda kureba ikibero cy'umugore wanjye bite byawe abanyamakuru mwabaye gute wamubonye n'ahandi bari kureba shirisha aho ngaho ndi kubona yema afite ijisho hano ridasanzwe ariko nyine ndi ijisho ry'umunyamakuru wana abanyamakuru nuko mugenda mureba mushaka n'amakuru ntabwo ujya ngo iyo utereye imboni hirya iyo bigenda bite uhita ubona ibidasanzwe ahubwo yeme hari ikindi nari nakubwiye muri iguma mu rugo keza ndashaka kumutera inda ko iyi kenzi ijuru iminsi 15 ndashaka ko agomba kuba twite ku buryo wenda nko mu kwa kangahe tuzaba dufite akabebe hano nzanabatumira ubwo ni nko mu kwa 9 abanyamakuru mwese n'abayago n'abamanibu mwese muzamuri hano madamu wanjye dushaka kumutera penalty muri lockdown itinjiye itinjiye ntago byava mu minsi 15 namenya ko nabyara Keza urabona noneho ubuzima nyuma yuko wenda tuje muri lockdown ubu niho turi mbasanze iwanyu aho mwibera ariko cyakoza mu bahantu heza pe tuba ahantu hanatira urabona haba hari akayaga haba hari ubundi tujya duhita muri Edeni hari indimu hari voka hari iki n'ahantu heza nyine haba hari akayaga uyu ni Eva ngendi Adamu nuko nyine usanze twaramenye kwambara imyenda ariko ubundi ubusanze tumeze nk'uko Imana yaturemye urubuto rurihe Imana yababujije urubuto ruri hari yasubana kwa n'imbuto imbuto nuri kuzireba dore yatubujije kurya kuri iriya voka derana voka urabona hano hari imyembe iravoka niyo Imana yatubujije ariko wayiriyeho turayibagarira tukayitunganya neza tukayuhira kugira ngo ikure neza none sizakuru uzayirya oya Imana yaratubujije akaka ushobora kubugira isoni oya karakada yaka nukuri kw'Imana ngiye maze kuyikubona iyo utanywe y'agacupa yaka ugira isoni ngewe kandi ugasoba oya na pressure ufite na pressure mfite isoni keze rikora nzifite Keza ubona yakatagira isoni yatanywe nzo uvugisha ukuri yataragashiremo nyine urabona kanoni kamwe tubiri tunoni dukeneye nko kunywa amazi urumva iyo tutaraba twinshi nyine abayimwenyuza ubona yakatagira isoni namugira isoni gute umuntu tubana buri munsi namugira isoni gute kiritswe ari nk'undi muntu wakure ese namugira isoni ngewe mwana wa mwana ubu bagabo badafite abagore bemeze bite shaka bafite ibibazo pe no muri stay home noneho uba muri ghetto udafite na shiri wawe nk'uyu kuganiriza ukanatera story shabasiri batari bafite ibibazo urabona ko nge niteganyirije urabona Keza muri iyi stay home ni igiki ushaka ko mwigaho ushaka kumenya utaruzi ikintu kuvuga Keza muri iyi kenzi ijuru shandaza kumwigaho neza nige kubyerekeranye n'ibyo akunda ibyo yanga nanjye amenye ibyo nkunda bese tugenda tumenyana niba wenda ngewe nkoresha ibiko bibiri by'isukari mu cyayi akabimenya niba se nkunda ubugari bworoshye nangwa se niba nkunda ubugari bukomeye akabimenya gusa narabimenya ko ukunda ubugari bworoshye cyangwa bukomeye arabizi azi ko nkunda ubugari bukomeye arabizi nawe wamwibariza kandi azi ko nkunda akanyama tuvuga akanyama niba wenda ari akawungwa akanyama isosi ireme apana ya sosi y'umugezi urumva isosi yahindi iremeye ku buryo ukozamo ubugari ukumva ikaziremeye nyine apana ya supu y'amazi arabizi Keza ni igiki ushaka kwiga kuri yaka muri iyi kenzi ijoro baduhaye yo kuguma mu rugo ntabwo ari byinshi kuko iby'ingenzi ndabizi ariko muretse ibintu byo kubeshya simfite umugore mwiza reba sha enda yakawari haye ari kumva ikintu nshaka kumumenyaho
nuko oya emi ubavuga ngo nijya nabi murebe mu maso sankara reka nkwereke mwogeze nk'uri kogeza match uhere ku mutwe ugere ku maguru ndikogeza match sano turi gukina umutaka tu uri kumutaka se gukiza arakera sobanutse ahantu hose keza umusatsi umeze neza ariko kutagiye kogeza nuza Uganda n'u Rwanda nimugoroba ko mbona ubishoboye banganyije tutangira uhera ku musatsi keza umusatsi ukaraze neza inzobe y'igitonore amataye nk'aya Shadibu umugore wanjye surumva ngomba kumwamamaza n'umupira senaris aho nabamusuzuguye nge nakwamamaza umugore wanjye kuri radio mba ndi kumutangamo pasi ibindi bigabo biba biri kumurekinga hari n'ibigabo bikunda abagore b'abandi abandi bamutereye warabibonye ko nubaye umwe witwa Fisi rumwe runini ko tamwemera se kumuterera ivi nta kiyo ni showbiz nawe Keza n'uwanjye bwo isi yose irabizi Keza YAKA MWANA wari ugiye kuvuga ikintu ushaka kumwigaho icyo nshaka kumwigaho nuko mu minsi ishize ntago byari sawa n'impamvu navuze yuko kuba turi muri guma mu rugo byanshimishije nari maze iminsi ntari kumubona neza ariko gutya ahari turi kumwe biratuma menya ngo nyine hari ukuntu iyo umugabo yirirwa mu rugo bugacya umukunda nubwo turi kumwe buri munsi ariko ibikumva nderezo kaya zato nato kuko iyo dahari ntago mba nzi ndi kuzibona gusa nyine dushaka kumenya ngo ese YAKA kuki nka kwa kundi aba yagiye nyine atambwiye ukabona nyine ndaho mbabaye ariko kuri inshuro bwo ndishimye so muri iyi minsi tuzaganira mubaze impamvu nyine akora turatudega kuko nago yakayamara nawe si mubeshyira arahari si yamara icyumweru nta kantu kagakosa arankorera ntabwo bishoboka ntibibaho akora uko ashoboye akagakora ariko nyine kakarangira vuba ni nk'itegeko wenda muri iyi minsi ariko hari n'igihe ngakorera ubushake kugira ngo nkurakazeho gatoya ndebe niba uri bumbabarire cyangwa se ndebe uburakari bwawe hari akantu bavuga ngo iyo umugore yarakaye satani ngaramanuka akaza agafata inyigisho warambura narakaye byanyabyo wapi sindabikwereka umunsi warakaye umenya uzanankora mu matwi ako kantu urakaze burya niyo karakaza umugore kuko umugore warakaye ntabwo ubuze ikintu yagukorera gusa nyine ngiye kuko mba nkuzi oya ntabwo abazi ikintu wamukorera kuko ngiye nkuzi kuri YAKA kandi utwo tuntu duhoraho kandi ntabwo ari utuntu tuba dukomeye ni utuntu wababarira nyine gusa nyine muri iyi minsi nzi ko bitazakunda nyine kuko tuzaturi kumwe ariko nyuma yaho wenda nyine aziranje ushaka kandi gakosa nkorera ariko nyine ndababarira nicyo cyiza cyane ndakubabarira buri munsi hari ubwo hataha umunsi umuzamubo uye mani hari igihe umuntu agukosereza bikarenga ariko umunsi umwe uzamubo ubu ngubu ndi kumuha amahirwe cyangwa uzacungwa nasinziye nkubita umuhini bamanure ubekere ngo nishwe na kururu ushyushya amazi si byo kuri gaze ugashyiramo oye buretse se ushyushya amazi ku kagaze ugashyiramo akunyu ugashyiramo nk'akarobo k'umunyu karakadeswa kamaramo mu mazi yatuye ugashyira ku buryo umunyu wumva ukoze nyine ukarega tukumva urakure ku rurimi ubundi ukamusanga cyasinzire cyasinze ukamenaho gusura icyo gusa uzashisha ukutonya ku munsi ndajyaye muri iyi lockdown none ko numva bamfatiye ibyemezo ntabwo nabikora ariko wabyumvise ukamenahe mu maso se umubiri wose abagore ni abagome koko kandi barabimbwiye ngo utuntu twinshi wakorera umugabo nuko baba bazi bazagutera ipasi ngo nta bwenge tugira ngo nta mbaraga reka basimbabarira iyi lockdown irangire nzahukane basi rakada naje kuzazira ubusa ntuzongere no gukora amakosa ariko Keza nshaka kukubaza iki kibazo buri gihe iyo YAKA MWANA yagiye kwa Asiya kwa mabuja we Asiya urarakara urakazwa n'iki nirakaye rimwe ryonyine muri iyi minsi ishize ntabwo bijya bindakaza ko kwa Asiya nanjye Keza mubuze n'amasegonda nge najya kumwiga niba natira imbunda he iyo ari kwa Asiya mba numva aribwo afite umutekano kuko ntago mba mvuga ati ntago ari bujye muri babagore ntago ari bujye kunywa za nzoga ngasindabe nabi mba nzi ko wenda Asiya aba mu cyaha ariko ikibazo nuko abatambye ati ngiye mu kazi gushutinga kwa Asiya
urumva nyine nago byanshimisha kumva ko umuntu yagiye atavuze ngo ko anagiye ariko agiye akambwira ati ndagiye cyangwa asi akambwira ati yaka ndamumara nubwo yamumara n'ukwezi ariko nzi ahantu ari nta kibazo yaka aragutanze oya abari mu kazi ntago mutanze uri ku kazi uri gukora nzi ahantu uri nta kibazo nose ko ashobora kugenda akamara n'icyumweru atazi atanakubwiye aho agiye utazi n'ibyo agiyemo ariko ambwiye ati ngiye mu kazi ndamara icyumweru nta kibazo kandi arabutaha akanyereka amafaranga apana kumbwira ngo araje aze n'umutwe gusa oya kandi ari mu kazi ugaraza akambwira ati dura amafaranga nakoreye nibwo menya neza ko ari mu kazi ukabona ubwo se amafaranga yazanye ukabona ndakwiye nakuzanira umwana mu gihe cyo kubyara uzi ko yagiye mu kazi akakubwira ko arwanya kuki ariko bura wa mugani Emi kambanze mbaze madamu wanjye urakeza nk'ubu ko twashakanye ubu nkubwiye ati rero Keza hari umwana nari narabyaye hanze nuko nari naratinye kubikubwira ngiye kumuzana umurere ari ikibazo arahari se utangiye kuba ko binkutse wa arahari se uri kuntera ubwoba Keza yasigaye ari mama yasigaye ndebangira ngo agiye kunwikurushya sigaye duhuza amaso ntabwo turukimenye ngiye kururya ninya uruki kubire uzi uruki rutunguranye ruba kurya oya Keza wamwihanganira ni example nkubwira ikintu cya mbere hari abagore benshi nzi b'iki gihe badashobora kubyihanganira rero ntabwo ariko mezi ko yaka impamvu umwana abarengana sibyo umwana abarengana hagati y'ababyeyi wamurera kimwe n'abawe kimwe nabo tuzabyara marigire namurera mani si umwana se namurera pe ahubwo ikibazo nuko waba utarabimbwiye mbere ntabwo byanshimisha byanda cyangwa wamera nka babandi hari uwo nzi muri quartier arera umwana nyine w'umugabo yabyaye ahandi iyo agiye kubagaburira babana barabarurira akabahereza isosi wa wundi akamuha kawunga gusa katagira isosi ntabwo ari kubikina bibaho byanga bikuze ntabwo wamurera nk'abawe hazamwe akantu yego nyine nkange w'umugabo kubera ko mba nagiye guhiga nyine hari igihe nabimenye ariko iyo namusize mu rugo umwana nawe ntiyatinyuka kubimbwira ariko byanze bikunze umugore uwo ari we wese uretse nawe ntabwo yarera umwana wundi nk'uwe jamwe ntuzabikore nimba ubizi ko ntamurera nk'abacu ntuzabikore none se Yaka Keza kuzaniye umwana yabyaye ahandi cyangwa twebwe abagabo turihangana namufuta nk'uwanjye niba wenda nanabasohokanye abana bararya bimwe basangira bimwe niba nguriwemo wanjye ndamuvuga nabi nyine kandi ameza ahari abagore dutandukanye n'abagabo ngewe umuzanye namufuta nk'uwanjye ariko ngewe muzanye ntabwo wamufuta nk'uwawe abagore mutandukanye n'abagabo abagore batandukanye n'abagabo abagore ni abagome man ntabwo mvishe ukuntu yanciriza amazi ntabwo abyivugiye ariko simvuze ko nzabikora ratana urugero namuhaga mubwira ati kwa ko hari igihe mana abagabo bifatira abagore akavuga ati kara kagore kanjye se kangira gati kara karito nta kintu kambwira ariko nagira nkumvishe yuko nubwo mudusuzugura ngo abagore ufite akagore kitonda nkanjye siko bimeze sinitonda yaka n'amafite unkorera odaye nditonda nkumva arundi yaba yaragutwikiye mu nzu ariko ngiye kuko ngibyo ntago nanabitekereza kuko mba nzi ko uburyo iyo ubana n'umuntu umenya imico umenya utudefo twe nyine kavuga ati niba koze karareka amabari n'ubundi azakongera kureka amabarire so ni ibintu nzi ariko birambivuze kugira ngo urugero nkubwire ko utabuze ikintu nubwo tubana nagubuze ikintu kindi mu bwonko ushaka kunyunesha umutwe gutyo nyine ukantaza nakwihorera ariko umunsi umwe havuga ni ibi bintu mbivuyemo n'urugero mbango hari undi mugore numvisha ari kubwira umugabo we ngo azamuha uburozi bwitwa tumuhombe nyine kwa kundi ujya ku wundi umugore wawe akagushakira akaryo ukumve yadanje ngo nikuraho ngo babwita ngo niba ari tumuhombe da ubwo bombi bakaguhomba urumva abagore rero bikigesha barakutse nta mikino mufata niba ari umugore umwe abumwe bundi bujya handi gukora iki byose kare bibo mwebwe se muratworoheye ese hari umugore umva wagiye ku ubundi nta mugore ugica umugabo w'inyuma ubundi abagabo bundi biranumvikana kumuca inyuma ariko bikora ariko subinyereke kuki mbimenye ubundi akaguca inyuma ntuwese nimba ntabizi mba numva nyine ko bitanahari niba utazi ikintu kiba kidahari none we kuki ubikora ukabyirika umugore wawe
kuko abagabo n'ubundi kuva nta mugabo n'umwe udaca umugore w'inyuma ubaho sibyo nawe nushaka uzabikora sibyo ibyo byo ndabizi ko bidashoboka nta n'umwe nawe bashye abagabo ke nta n'umwe wenda biza benshi baca abagore babo inyuma pe ariko ntuvuge ngo nta n'umwe hari ubuzi se wowe barahari ku mezi ageze muri 2 mugiye kumarana na KEZA sibyo umaze kumuca inyuma kanga ntago yazibari ntago zibari njyewe se KEZA cyakora ni 2 gusa da wasa na rimwe ra njyewe uzabaze niba nkwibeshye iki kiva kijya ko kitagiye nuko mvugisha ukuri wallahi ndo n'imbere y'Imana KEZA warayi nubwo uri madame wanjye njya mbona undusha ubwenge I don't know for what niba rukunda ndi umukongomani ukaba umunyarwanda sinzi impamvu abanyarwanda muzi ubwenge burenze abagore b'abanyarwanda batandukanye ngo kiva ngo kijya ngo sibyo byashoboka ubona uvuze akantu mitangira amatsiko ubona abagore b'abanyarwanda ubwenge bazi butandukanye n'ubwo abakongomani ubwenge bw'abagore b'abanyarwanda n'ubwo abakongomani ubona batandukaniye kure na kure ikintu nkundira abagore b'abakongomani umugore w'umukongomani ufashe 50,000 ukamubwira ati genda ubizunguze genda ufate ibase wacuruza ubunyobwa wacuruza inyanya aragenda agakora akajya kugura na primus ya nimugoroba kandi wariye neza akakugura n'ipantaro ariko ikintu mbaziho wibeshye umuci inyuma umugore w'umukongomani yanaguhitana ari n'abanyarwanda bo abagore b'abanyarwanda ni mafu niba unciye inyuma nanjye ndaguca inyuma buri wese akinize bone ko bakora abakongomani buriya barusha abanyarwanda akazi urukundo abakongomani kazi umugore w'umukongomani yagukunze aba yagukunze biri seriye ahubwo ikintu gishobora gutuma mutandukana ni ukumuca inyuma naho ibindi byose umukongomani kazi arabigukorera kabisa ese kuvuze ngo umugore w'umukongomani umuhaye senkani miri ngo yazunguze uw'umunyarwanda ushobora kuza mu gitondo arambwira ati yashize shaka yani akaba yayakoresheje ubundi senkani wazunguzamo iki mbabarira umbwire kiretse niba ari agataro ibaze ngiye KEZA ukambwira ngo genda uzunguze agataro uranguye avuka ntabwo wakunga inde njyewe wari uko wenda wahuye n'umugabo w'umubosi akamwana w'umusitari ukaba uba mu nzu ihenze ibintu byose bihari nose nabaguru y'ubu hano mu muhanda butse ibigori hara ku muhanda kandi agatahana 1,000 nangwa 2. nese ushaka ko njya kotsa ibigori ushaka ko njyayo ntabwo mwifuje kotsa ibigori ariko byanashoboka nose uturamutse dukene ntabwo nagura umufuka w'ibigori n'imbabura hari uko akazi kose ugakora bitewe na situation urimo iyo nyine ufite ikibazo cy'amafaranga cyangwa nyine mwakennye akazi kose wagakora ariko mu gihe bikiri gucamo iyo debate iba ari sawa hari n'abantu bumva ibyo bintu bamuvuga bakumva ngo ni fresh turi muri lockdown ubu niyo turimo wakakanya gakino mwagakinnye neza ariko sinzi uwatsinze undi n'utatsinze undi uko byaje kurangira waturugoye umusoza watujyanye muri interi match nyogeze YAKA mwana rata ariko ikibazo uri kundi bantu ukinde bundi kuki ari guhita ndya buri ngaho kina shiri YAKA mwana ratatse baramwatatse agiye gutubwa ngarandiye twagiye ndakwereka n'ukuntu barya shiri undi ugiye gukina ni wewe shiri ko ari gupfa gukina jya ugendera mu mirongo y'umutuku niba ari umwe rugendere mu agiye urajya ngo nukunyivugisha shiri reba hano ndariye babonye ko nkuriye bareka mupfundura agacupa ke kuko arandiye reka mupfundure sheri nawe kina yakabayeho neza umugore wanjye arankunda ariko sheri rwa rufunguzo warusize ngiye rubuze ipfunduza amenyo sinajya guhiga urufunguzo sheri antukwa vraiment mina furahi sana muri lockdown urabona ko madame mfashe neza daka mugikoma ngiye madame arabizi ngiye nakubwiye ko icyayi cyanjye cya mu gitondo breakfast ni ubugari akanyama kabagari muri frigo
gahita nkarangira isupu nkaryoga ari mu gitondo arabizi ni itegeko saa sita niba turi ari imvange niba ari umuceri n'agafi nangwa se ubundi ngewe ncungana n'isupu nziza ibirayi birahari muri sitoki amavuta arahari ngewe rero kedawuri nubwo washyiraho iminsi veni ngewe tamaje ndayifite umugore ubundi hari abantu batiteganyiriza shanyu urikije ukuntu abandi bantu bari kuvuga ati baraduhemukiye turapfuye we yizeye rwose ni ukuri kandi nibyo byiza ntabwo ari kubeshya buriya ikintu cya mbere umugabo yitaho wese shiri abagomba kwita nk'ari amafaranga ejo bundi twakuye kuri banki kuri Equity Bank si wowe yiseguye si ntusumva hari inzara dufite ubu ni ukuvuga zibyane mwese 500 turi babiri iminsi 15 kandi ibiryo birahari mu nzu nenda tuzadukenera utundi two ku ruhande iminsi 15 500 harya bakoresheje ngaye kuri za nzoga di ariko ubundi hasigaye ngaye shiri nawe ntabwo ujya umbwira amafaranga asigaye nese wigize ubimbaza ndakubikubwira ndaze kubikubwira nyuma nese uri kubwira abanyamakuru nawe rero nabangagira nta kibazo uraza ariko ndashaka kukubaza we na KEZA sibyo umbwiza ukuri kiriya gihembo wari ugihataniye nande kiriya gihembo nari ngihataniye na Kanyombya Karyuri Supermanager n'abandi benshi bashaka kuvuga ko bavuze kandi ntacyo bavuze 2020 ariko so I think that I was the first and abafite commentaire 2020 urabona madamu wanjye ni icyuki cyotara kiriya KEZA abana bazanye nshinga nagukuye uzi commentaire zihari ngo genda yakanguri kwihara ngo KEZA ni mwiza cyane ngo nago yakwemera ngo bitakabizu babibona gatambike hano none se ariko abanyamakuru kubu ndebera umugore bite muri commentaire abantu bajya ngaho kuki KEZA atajya guha ikibezo ku munwa neza ntabwo ari ngombwa hano iyo bizu tuyikorera he na kati ya mbeto uzi icyo bita mbeto igitanda mbeto KEZA nzajya kumwigisha n'iringara igitanda muri ngara bakita mbeto twatunurambwe ariko ndacyatwibuka harya vuga mwasi kitoko ndabizi wibimbwira umugore mwiza bamwita mwasi kitoko sibyo umugabo mwiza bakamwita mobile kitoko sinabifashe YAKA KEZA agira ubukiri gitwa KEZA ntabwo ajya agira ikirigitwa ahubwo ngewe yankuzeho ndasimbuka ntabwo agira iki ntabwo ajya kirigitwa umukoro turebe oya ariko so tuza gukirigitwa ntabwo ugira ubukiri gitwa wewe kirigitwa se ni ahubwo ngewe yankuzeho nakuka n'umutima mpita ntaruka direct yes KEZA dusoza tugana ku musozo ndagira ngo mugire ikintu mubwira abanyarwanda abagabo bubatse n'abagore bubatse we urabwira abagore yakarabwira abagabo nanjye ndibwirira urubyiruko ubundi tugana ku musozo ikintu nabwira abagore bubatse muri iki gihe ufata umugabo wawe neza ariko nihiriho hari igihe uba ufite umugabo udakunze kuguma hamwe mu rugo sibyo ntabwo mvuze ko ataba arahaba ariko nyine reka mbwira abagore niho duprofitira kugira ngo ubone umugabo uko umukeneye izo keya za hato na hato tutubizo ntabwo buduheruka gusangira gutya mukina agakino nk'akasubu biheruka ariko mu gihe umubonye muhekeya ku buryo nawe icyo gihe murimo nikirangira azavuga ati kiriya gihe nariye neza umugore yamfashe neza kuko na nyuma buriya abagabo n'abantu bazirikana cyane nyuma aravuga ati umugore nubwo ajya kuguca inyuma aravuga ati umugore wanjye muri kiriya gihe yamfashe neza agatima kakariha akavuga ati oya reka mbe ndetse sibyo mu gihe rero ukimufite uri kumubona muhate icyo bita keya ubundi zimutesha umutwe ku buryo azajya ku muhanda avuga ati KEZA arampamagaye KEZA akatamamagara sibyo uzimuhate ewana zimubyimbisha so nicyo kintu nabwira abagore nyine twite ku bagabo bacu mu gihe turi kubarira kuko iyo akazi katangiye aragenda agatinda gutaha akarenza amasaha yo gutaha ukumva ngo amafungiye kuri stade agaca mu kabara kaza atinze ariko muri iyi minsi zakeye nibwo tuzikenera natwe tukazitanga yego YAKA wabyumvishe mutere tumutesha umutwe Okay ngewe icyo nabwira abagabo ngewe mu bantu badakunda kwicara mu rugo ni nge wa mbere n'umudamu wanjye arabizi KEZA ko hari ukuntu umugore acana imbabura agahata ibirayi agateka wicaye aho ngaho
yajya kumva ko agafiriti gahiye nawe ukumva yagusogongeza, ugasanga rimwe na rimwe agukubise umwuko, murwaniye ku mbabura cyangwa se murwaniye kuri gaze. So abagabo rwose mugerageze kwihangana nta kundi, ubu abagore baradufite niba atetse ijijishe ubyo nko kwiryamira wiyumvira akaradiyo uba umuhunzeho gato, kuko abagore bariyenza murabazi. Urabona nko muri iki gihe cyaguma mu rugo abagore baradufite, abagabo bavandimwe ni ukugenza gake, ejo atazagukubita umwuko ugasanga nawe uramusingiriye, ugasanga ugiye muri gereza kubera iyi stay home. Aso abagabo icyo nashaka kuvuga gusa mugerageze kwihangana, turi abagabo twese muri rusange, mujye mumenyerega ko umugore aba ameze nk'umwana, iyo umurakaje gato ahita birinduka nk'umwana, ntabwo abagore bareba kure. So abagabo rero mugerageze kwihanganira abagore banyu nta kundi, ariko namwe abagore ntimudufatirane na lockdown ngo mudusuzugure uko mushaka. Murakoze. Nanjye reka sinagera navuze ngo aha kwa KEZA na YAKA MWANA nanyuzwe. Urubyiruko tugume mu rugo, twere kuba intandaro z'uko icyorezo cya COVID-19 gikomeza gusakara mu gihugu. Stay home, stay safe. Ukurikirana Yawe TV, Imana ibahe umugisha.